Yes, ikaze cyane umugisha w'Imana ukubeho wowe ufunguye iyi video ari ubwa mbere cyangwa wowe usanzwe ubana natwe. Umugisha w'Imana ube ku byawe, ube ku bawe, ube mu mutima wawe iteka ryose ahantu hose ibihe byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha. Tugize umugisha ukomeye wo kuba turi kumwe n'umwana w'Imana. Turamusuhuje Robert kandi turamwakiriye kugira ngo aganirize ubwoko bw'Imana. Robert, karibu. Nishimiye kunyakiriye. Urakomeye? Ndashima Imana. Mwuka w'Imana muri wowe uri kumva ameze nk'umuraba mu mazi? Yego. Imana ishimwe cyane, turanezerewe kandi tuguwe neza. Robert, uko bisa kose Imana yashyize ku mutima wawe ijambo ry'Imana ugomba kuganiriza abera bategereje kurya ibyo kurya by'umwuka w'Imana muri aya makuba akomeye, muri izi ntambara zigoranye, muri ibi bihe by'imperuka turi kubona abantu Satani ari kugenda batera imiraba ikomeye cyane mu buryo bugiye butandukanye. Robert, nkawe umwana w'Imana, ese ubundi usa ubona ari nk'iyihe mpamvu ituma usanga abakozi b'Imana by'ukuri, ndavuga by'ukuri, usanga nyine akenshi na kenshi bahora mu ntambara? Urakoze, umbaje ikibazo cyiza. Umuririmbyi yararirimbye avuga ngo dufashe igihe mu ntambara. Yego. Undi aravuga ngo duhurure twitabe tujye mu ntambara, kwicara bimaze iki? Sibyo? Yego. Nyirubwite umugaba mukuru w'ingabo z'abizera ari we Yesu Kristo arangije aravuga ati bazabanga nk'uko nanjye banyanze, bazabarwanya, dore mbatumye. Urumva donc ahantu yohereje ni kuri front, kuri bataille, sibyo? Ku rugamba. Rero kubaza ngo umukiranutsi kubera icyo ari mu ntambara, navuga ngo uri kubaza ibyuzi nk'umwarimu, ariko hari abatabizi nabo. Rero reka mbabwire ko turi ku rugamba, sibyo? Hari abamaze kugerayo bagwiriye nk'uko umuririmbyi yaririmbye, banesheje. Ibihamya byabo biduha imbaraga yuko natwe tuzagira gute, tuzanesha. Hari icyo bita intwaro dufite, ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Iri jambo rero ku bantu barihawe, donc turikoresha nk'inkota ya mugi yombi. Njya nkunda kubwira abantu bisubiriremo mbigisha, kuko ndi umwigisha nkaba n'umuhanuzi. Iki kiganiro cyo nje guhanura, akamvugisha ukuri nkurikije icyo kibazo mbajije, ndumva agiye guhanura. Batari ku ibyo bintu mwihaye umuhanura gute? Umwuka w'Imana aba ari muri nge, nkabyumva ko ngiye guhanurira abantu b'Imana. Yego. Sibyo? Yego. Ubwo bari abantu bakunda ubuhanuzi, hari n'abantu bakunda kwigishwa. Yego. Ngiye nagira amahirwe rero Yesu abima byombi. Uyu munsi ndumva agiye guhanura. Urambajije ngo kubera iki? Yego. Abantu b'Imana by'ukuri, cyangwa se abo twakwita abakiranutsi, abera imfura z'Imana mu isi, bahora mu ntambara. Erega ubwo nshingiye ku nyigisho ziri njya numva avuga ati wowe waba ufite byose, uri umubyeyi ufite byose, ukemera ko abana bawe basonza, ukemera ko abana bawe bakena, ese waba uri muganga ukemera ko abana bawe bahora barwaye? Bati bari abantu mubona bahora muri ibyo, bakennye, barwara, bagira ibiki, ntabwo aba ari abantu b'Imana, baba babeshya, kuko iyo Mana iramutse bibakoreye yaba ari ingome. Ati Imana yacu rero igomba kudutuza mu mahoro, tukagira amavewiti, tukaba ari twe dukize muri politike, imisozi 7 yose akaba ari twe tuyifite, kugira ngo bigaragare nyine ko dusenga Imana y'imbaraga. Direka abasivili nahoranye, izo ni imvugo z'abasivili, sibyo? Cyangwa se indwanyi z'inyeshyamba. Kada ngo ndahoranije, hari ukuntu umuntu avuga kumva ni umusivili, sibyo? Izo mvugo ni iz'abasivili. Reka nisomere ijambo ry'Imana, narakubwiye ngo nuza n'abantu bazajya barisoma, nabameneye ibanga, ariko buriya ntago baryuza. Umuntu umwe nigeze kubivuga aravuga ngo guse ngo ijambo ry'Imana ryose ngo dusoma ngo turibonamo Yesu. Nabwiye ngo igihe cyose uzajya usoma Bibiliya, yaba mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, mu isezerano rya kera n'isezerano rishya, ntubonemo Kristo mu byo usomye, ntabwo ari ubusomyi. Ntawe uzatanira na za mvugo z'abasivili bavuga ngo ngira ijambo ry'Imana, uri kumva ngo ni iby'abazungu. Kuko iyo umuntu abuzemo Kristo bita bibi by'abazungu. Yego. N'abari abazungu babizanye, nabo babizanye badafitemo Kristo, ni ibyabo. Yego. Ariko twebwe twahishuriwe umwuka wayandikishije.
sibyo? Ibi bintu ntabwo ari iby'abazungu. ariko ubundi icyo bari ikibazo cy'umuntu bisoma, kuko ijambo ry'Imana ubwaryo ni Kristo ryose kandi reka noneho ni gute usoma Kristo ukaburamo Kristo. Reka nerure ngize abantu badukurikiye mbatangarize ko unagiye mu kwiga icyo bita amateka, ukiga na chronology, sibyo? Ukiga icyo bita ibisekuru, mbabwiza ukuri ko Yesu atari n'umuzungu. Ntabwo ari umuzungu, sibyo? Ariko ibyo reka tubyihore, sibyo njemo, wendi nunyemera tukazabona umwanya tuzaganira. Hari ikiganiro nateguye kivuga ku cyitwa ikinyoma muri za nuza za warfare, navuze ko nje kwihanurira. Umugabo witwa Dawidi yanditse Zaburi imwe ikomeye ya 34, umurongo kaduhere kuri 19. Hari amagambo njya numva abantu babwiriza ntibayabonemo Yesu. Ni amagambo avuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Babandi bahoze uvuga by'ukuri. Kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe, kugira ngo umutima wawe umeneke. Cyangwa se kugira ngo umutima wawe ushenjagurike. Nuko hari icyawushegeshe, nuko hari icyawubabaje. Ariko uyu mugabo atangiye kwandika ko Uwiteka aba hafi y'iyo mitima ishegeshwe. Kuri 20 yaranditse, uri kumva, aravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Arinda amagufa ye yose, nta na rimwe rigira gute rivunika. Ibyaha bizicisha umunyabyaha, abanga umukiranutsi bazacirwaho iteka. Ntago ari abanga umukiranutsi Robert, ahubwo nabanze umukiranutsi Kristo muri Robert. Nigeze gukora ikiganiro hamwe kuri Canimwe, ndavuga ngo ngiye nitwa Yesu, baransarana kuko batumvaga standard ndiho. Ubundi singewe, ahubwo ni umukiranutsi Kristo uri muri ngewe. Uyu rero niwe Dawidi avuze, aravuze ngo umuntu arimo ibyago, amakuba ni byinshi kuri uwo muntu arimo, ariko uwo mukiranutsi urimo imbere amukiza muri byose. Uribuka ijambo Yesu Satani amusanga mu butayu, yaramubwiye ngo wategetse abamarayika, yarari hejuru y'inzu ngo simbuka bagusame. Ahita hazira ijambo Dawidi yanditse, nkuko yavuze ko izaramira abamarayika bakagusama kugira ngo atagira n'igufwa ryawe rivunika. Sibyo? Hanyuma iyo Bibiliya ivuze ngo ibyago n'amakuba rero by'umukiranutsi, umukiranutsi reka ariwe duheraho. Umukiranutsi ni umuntu wamaze kwinjirwamo, none ubu Yesu yanyinjiyemo. Sinzibagirwa umunsi nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri ngewe, abango ni igitangaza. Ni umuntu, umukiranutsi ni umuntu wese waba ubusinziriye, ubwo n'uwapfuye, yaba n'uyu munsi uriho n'uzavuka, sibyo? Aba bantu bakaba bafite mu mitima yabo inzira zijya i Siyoni. Ariko Roba ntaguciye mu ijambo, bari babizi yuko umukiranutsi yariho aba atiyumva. Yes. Ntabwo yiyumva, yumva Kristo. Niba wiyumva umubiri ugenda ukaba uri ukwiyumva. Niba kamera igikuzamura icyubahiro ukumva Imana itagihabwa, umuntu ajya yiyumva. Abantu bajya bibaza ngo umukiranutsi ngo gukiranuka ni gute, ngo gukizwa ni iki, ngo umuntu ngo abwirwa n'iki ko ari umukiranutsi. Ni akantu koroshye, ni umwitozo, ni aka exercise koroshye. Niba wiyumva umenye ko utari umukiranutsi, ariko niba wumva Kristo muri wowe, wowe wishaka ukibura, ariko ukumva Kristo yakuganjije, ukumva ahantu hose nyine niwe ugutwaye, ukumva niwe ugutwaye ahantu hose wakwikoraho kamwumva, ubwo nyine uri umukiranutsi. Reka mbwira abantu badukurikiye kugira ngo umuntu abe umukiranutsi, donc ni choice y'Imana mu muntu ucuzinga Imana. Ko numva bikomeye, kanongeye bisobanure kugira ngo abantu babyumve neza. Kugira ngo umuntu abe kuri standard y'umukiranutsi, aya makuba n'ibi byago biba ari byinshi, ariko Uwiteka akaba amukiza muri byose. Ni choice y'Imana mu mahitamo y'uwo muntu. Kambisobanure. Ubundi Imana iri guhamagara, ihamagara mu buryo bubiri bukomeye. Uburyo bwa mbere ni umuntu Imana itoranya, uri kumva,
ataraba n'urusoro mu nda ya mama we. Akavuga ati wowe ndakweza, ubishaka utabishaka ndagushyiraho, ndakweza ubwo kuvuka wejejwe, uzwi wejejwe, kandi waragenewe n'icyo ugomba gukora. Yes, abo bantu mushobora kuvuga ngo ibyo se Imana ko yabibwiye Yeremiya, hari undi muntu yigeze bibwira. Ni ikibazo cy'ubusivili bwawe bwo kudasoma ijambo ry'Imana ngo uryumve. Pawulo noneho yageze i Roma yandikira abaroma, none aravuga ati noneho natwe turabi Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kera ngo tuzayigendere. Urumva iyo ni itsinda rya mbere. Hari igihe abantu bajya bicara hano ngo bakazana inyigisho z'abadayimoni ngo Yesu ngo yacunguye abantu bose, semye, ariko abamwemeye bose nibo yahaye icyo bita ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni n'ishyanga ritoya, mutagira ngo mu bantu 1000 haba harimo 3, kugira ngo abantu babyumve neza. Nimukagoreka ijambo ry'Imana. Yesu yaraje arabapfira mwese, uri kumva, ariko abamwemeye bakizera izina rye niho harimo icyo bita selection. Noneho rero uyu ni umukiranutsi Imana iremye ikamutoranya nta ruhara bigizemo. Hari abandi bashyirwa mu cyo bita ubushakashatsi. Ubwo tugeze mu cyiciro cya kabiri. Yes, bashyirwa mu bushakashatsi, bakavuga ati mbo uje hano ku isi masengesho, nushaka icyo Imana ishaka. Wumva ukuntu bitangaje. Harimo n'umugabo umwe twita ngo sekuruza w'abizera witwa Aburahamu. Aburahamu yavukiye muri icyo cyiciro. Ngo yaricaye kwa Setera, ngo areba ibigirwamana bamusigiye ngo yanike, ngo imvura iguye ariruka arabisiga, agarutse sanga byanyagiwe, icyahombotse atakuvundi Karitasi avuga ko bibikora. Hari abantu benshi Imana ihamagara muri ubwo buryo, akaba hari imijyi akenyereyeho yarambitse umwana ngo azakina, ejo agacaho urusororo Imana igakanda kuri buto yayo, batako niba bidakora Imana ngiye kwishaka. Abo ni abantu nabo Imana yahamagara batangiye gukora icyo bita research, mushakashaka ibyo umwami agize gute ashima. Uyu muntu amaze gushaka akagera ku bushakashatsi, kandi umushakashatsi nahagarara, uyu muntu Imana imukunda kubi, nawe iramutoranya ikamuselektiona, akaba ari umuki, ari umukiranutsi w'Imana. Noneho aba bakiranutsi b'Imana ni abantu baririmba indirimbo ngo nageze ku mwami Yesu, none mu mutima wanjye yarawubohoye. Uyu mutima utangiye kuririmba kuko nabohowe rwose. Negereye umwami Yesu, dirimbana umunezero. Abo ntibaririmbana amaganya, baririmbana inzika, ntabwo ari zo gucyurira abantu. Rero ntajya natangira guhanura. Bibiliya ivuze neza, yavuze ngo amakuba n'ibyago by'uyu mukiranutsi ariwe tugeramo ikirenge ni byinshi, ariko Uwiteka afasha uwo mukiranutsi muri byose. Katukora icyo bita comparison. Hari icyo bita amakuba, hakaba n'ibyago. Amakuba abantu benshi ntago bazi kuyatandukanya n'ibyago. Ibyago ni ubuzima bw'umubabaro uri aroterem, sibyo? Niyo mpamvu iyo umuntu yapfushije uwo yakundaga batazongera kongera kubonana, wamuhaga ubuzima n'icyo uravuga ngo kanaka yagize ibyago, ntabwo bavuga ngo kanaka yagize iki, amakuba. Niyo mpamvu iyo umugabo abyutse mu gitondo agata umugore we, iyo mugana akavuga ngo ibyago byarangwiririye umugabo wanjye agira gute, aragenda. Niyo mpamvu iyo Satani yanize umwana wabyaye akamushora mu busambanyi no mu businzi no mu biyobyabwenge, bavuga ngo nagize ibyago, wa mubyeyi wese ko ibyago byangwiririye nkabyarira ubusa. Ibyo nibyo bita ibyago. Ndaza gutangariza rero abakiranutsi bose aho bava bakagera, kuko abakiranutsi n'abanyabyaha baratandukanye. Sibyo? Nta muntu nemerewe kwita umunyabyaha, ariko murabizi mu mitima yanyu uko mwishinza ko muri abanyabyaha. Iyo umuntu mwise umunyabyaha ararakara, ariko we biramunezeza kwisobanura, kuko iyo umunyabyaha ari kuvuga imvugo ye irumvikana mu itorero ry'abera bose aho bava bakagera. Ashobora kuba ari n'umupasiteri yewe yaranaminuje, ariko yaba ari kuvuga ukumva ko ari umunyabyaha. N'umukiranutsi yavuga, aha buri umukiranutsi we piriya buzinga njwiri hasi, angana n'umukiranutsi utembera mu mihanda y'ipari. Uko umwuka wera agendana n'ugendana nawe ipari, niko agendana n'ugendana nawe hasi muri byo. Niko n'umunyabyaha nawe ameze.
yaba umunyabyaha ujya gusambana apfumuye mu miyenzi angana n'usambana ategetse indege agenda, bose barangana. Ariko reka nivugire kuri uyu mukiranutsi w'Imana, ibyago n'amakuba ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza ubundi kuki bimwirundira. Aha, ntabwo ikibazo ubundi nidusoma ijambo ry'Imana tujye twumva neza, ikibazo si ubwinshi bw'ibibazo, si ubwinshi bw'amakuba, ahubwo ahantu hakomeye ni ijambo byinshi na byose. Nibyo tugiye gushyiramo komparezo. Uteza ibyago n'amakuba ni Satani. Ntabwo Imana yifuza ko tubabara, yifuza ko umuntu yarengana, ariko umuntu na Satani bahisemo kugurana. Satani atwara ubutware, umuntu yakira ibyago n'amakuba. Ako gakino tumaze twumve, turaza kugera muri point finale aho match ya finale irabera, ariko tumanze turebere hasi mu majonjoro. Habayeho icyo bita friendly, mukino wa gishuti, umuntu yakira icyo bita icyaha ahita ahereza ubutware. Iyo ni friendly match yabaye, murabizi hera kwa Adamu na Eva, sibyo? Aho nta kibazo Imana ifite, it's the choice. Twebwe abantu twabihisemo. Ariko ubu reka mfate ngugero rwawe. Hari igihe abantu bajya vuga ngo ni urugero ngwisi ngiri muri kawongo y'intambara, it's the choice. Ngubu uyu munsi turi mu ntambara zo ngo zinzara ngo imihora zahora umunsi, ni choice, ni amahitamo hagati ya Trump na Netanyahu na Khamenei. Abantu batatu bonyine bahisemo. Yego, kandi ibyo bahisemo nibyo biri kubaba. Iyo batabihitamo byari biraho bituje. Yes, byabiraga. Izo choice mwahisemo rero, uwabahitishemo yarabahereje, namwe muramuhereza. Bibiliya iravuze ngo ibyago n'amakuba. Amakuba ni iki? Amakuba ni intambara ziri short, za hato na hato. Wicara uri gukora ikiganiro kamera kabira, ayo nicyo bita amakuba, sibyo? Amakuba ni ukwicara mu gitondo uri kumva wari uri ku kazi, sibyo? Ukajya ukabona umuntu mutavukana, mutareranywe, mutiganye, mudafite ikibazo mupfa, agatanya kukugendaho ku kazi. Ugatanya kujya ujya ku kazi umutima uremereye, nta kibazo mwari mufitanye. Nicyo bita amakuba. Amakuba ni ahantu uva mu rugo ukarabye uri umwana w'umukobwa, ugatambika ukagera hariya ku cyapa 15, wenda ugiye i Remera, umuntu akaza agahagarara, sibyo? Akaguha rifuti kujyana i Remera. Guhera uwo mwanya agatangira kuzaguteta ashaka ko muryamana. Wanabyanga yabati nge nzakwicisha niba udashaka ko turyamana. Ayo ni itamakuba. Ako Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo wagiye kuba icyo bita komparezo. Nubwo ibyo bintu ari byinshi kuko tubikandagiramo mu isi tugendana, ba nyirabyo ari bo benshi kurusha abakiranuzi, ariko Uwiteka amukiza muri ibyo byose. Si ikibazo cy'amakuba, si ikibazo cy'ibyago, ahubwo ugukiza. Ikibazo si imyambura. Natwe rero hari korari mwiririmbe bango tuzigumira muri we. Uri kumva? Muri we harimo byose we. Uri kumva? Udukiza aruta. Habaho ikibazo cy'abantu batigeze biga imibare, bakaba barizeza za algebra n'ibindi, ariko ntibiga imibare mu mibare ya Kristo, ngo hajye bityo bita kwicara ugakora icyo bita komparezo. Ubundi reka mpanurira umuntu wese udukurikiye, wowe nujye uhura n'ibyago, ugahura n'amakuba, ujye wicara amakuba uyatereke hara hakurya, nawe wicara ukora icyo bita komparezo. Hari umuntu wambwiye ati njyewe iyo nagiye mu bintu byo gusenga cyane, ibibazo biramagurukira bikaba byinshi, ati rero mu rwego rwo kugabanya ibibazo ndwana nabyo ngomba kugabanya ibintu by'amasengero. Nakubwiye ngo urekana n'imvugo z'abasivili. Uwo ngo urumva batari gutoroka ikosa. Abafite bagenzi be ataniye n'abandi buri anashaka kujya mu gisirikare akiyandikisha bakaburiza abageze ko bakimara kubamana bashaka kugitana amadona ati twatoroka gute ahantu ubu twahava gute. Ndango no umuntu ubutazi kwiyemeza, ariko nibyo Imana igumugisha cyane abantu bamenye ko impamvu ari byinshi ni ingabo zuhiga ikiri muri bo, kuko kuba umukiranutsi naha isoko ry'imbura mu mwaro ntago mujimbiza
ntabwo byemewe. Bakristo na Mwizerwa ngo bagezeyo, maze bagabo tureba tudasa, tukaba tudavuga kimwe, tukaba tudatambuka kimwe, nyambarire yanyu tukabona itandukanye, murashaka iki muri iri soko? Ubundi mubakinjira nta kibazo cyari gihari. Cyatangiye kuvuka gute? Cyavutse umunsi batangira kubahamagara kwa kundi isoko rihamagara. Hagati muratugurira, hano turasambanisha muratugurira, hano turatinganisha muratugurira, uri kumva? Hano turibisha muratugurira, hano dutanga ruswa muratugurira. Abagabo bati reka reka. Bababwira umuzunguzayi umwe cyangwa se babandi bahamagara, ariko hano muri iri soko bacuruza ukuri. Bari bababonanye imari ikomeye. Buri agakiza niho hantu hari, ndangeranya agakiza nk'ifaranga riruta yandi hano muri isi umunsi niki? Ni Nyakowete ni iki? Ari faranga riruta yandi. Agakiza nako niyo mari iruta izindi mari zose ziri hano mu isi. Noneho abatipe bashaka kukagura. Bagataye amadolari, aya mafaranga ahenze turabakuraho gute? Bagati hari ukuri. Niko dushaka kugura muri iri soko. Induri abarirutse. Ufite ukuri? Kuri hano ntago kwemewe. Ari ukuntu umuntu ashaka kwirukanga. Buriya abantu bari muri komantere batwandikire niba byarababayeho. Ukuntu umuntu azenguruka isoko ry'imbura mu marashaka ukuri. Akahita yirukanga, akabageze kwa Masasu, akicara hano akabatimenya ngiye kugura ukuri. Akicara kwa mbere kwa kabiri akabati ko ntago mbonyera. Uri kumva kuko hari ukuntu badoditise y'ikinyoma bagakoresha ubudodo bw'ukuri. Cyangwa itisa akaba ari ikinyoma, ubudodo ari ukuri, ari imbanyi. Ahangaha wapi? Kabagiye kugura kwa Gitwaza yagerayo, agakatuza ajya ntabwo ariko akabakazenga kwa Minyoni, agakatuza wapi? Uri kumva? Akazenguruka ahantu hose. Noneho induru itangira kuvuga rero ko mwatubeje uhora zenguruka ubundi ashaka iki? Urase ataha uriya yavuye iwanjye, undi natira yarahavuye. Niyo mpamvu ubona n'abapasiteri bwabo bashwana, uri kumva? Kuko nta kuri bafite. Induru rero itangira kuvuga mu isoko ry'imbura mu maga. Batunda abo bantu bashaka ukuri ni banuki. Ubundi baragushakira iki? Ku isoko nta mudugararo wari urimo. Ubundi binjiye muri iri soko gute? Kuki batabanje kubaza ibicuruzwa byemerewe kurema hano? Ibintu ntabwo atari iby'inaha. Hatajya kuba imvururu. Ibyacu dufite uko tubitwara. Ahubwo abagabo buriya icyo gicuruzwa cyitwa ukuri turebe ukuntu twakibakuraho. Yego. Bahise babakurubana, amakuba arabaye, ibyago biraje. Ngo barabakurana bavuga ati turashaka Shyari, ngo babazaniye abashinza bakomeye. Ngo bazana uwo bita Shyari. Urumva azati Shyari, aba bagabo baje bavuga ibintu bigendanye n'ukuri, urabazi? Ngo hangwa sinkabamenye. Bazana binyoma. Ngo bamwihakiririzwa, ngo banyiramuziririzi bitari byo. Bamwigisha amategeko. Ati mushinze bano bagabo bari gushakira ukuri ntabwo utemewe. Ukuri Masasu atavuze, ukuri Gitwaza atajya avuga. Ukuri Rutayisire atadusobanurira, uri kumva? Ukuri Masengo atatubwira, uri kumva? Izi ninja ziri kuvuga ukuri. Ko zikanura ubutini. Ukuri Musenyeri atazi, utavuye kwa nyir'ubutungane papa atajya twoherereza. Umukuru w'abadiva atazi. Ubwo kuri muri bande bo kuza kukuvuga. Ukuri Rutanga atigeze atubwira. Ariko rero mwabagabo turi kubareba, hari Imana yabaremye. Iyo Mana yabaremye twazengurutse mu mudugudu wanyu, tugera muri korari, tugera mu byibo by'amaturo, tureba muri Bibiliya zanyu uburyo muzisoma, tureba mu bigisha banyu, tureba mu badiyakoni na protokoli baba bahagaze hariya, tubona ntabwo mwigeze mwita ku muremyi. Umuremyi wanyu nimujya mumwitaho, inyigisho mwigisha n'iz'abantu, amategeko yanyu yo murayubaha, ariko twabonye mutazi Imana rurema. Iyo niyo tushaka kubabwira. Bati reka ibyo bigabo mubitwike. Ariko ijambo ry'Imana uvuga ukuntu rivuze, riravuze ngo amakuba n'ibyago. Haleluya. Uzi ko batwitse Mwizerwa havuka mu byiringiro. Urumva akomezanya na Mukristo. Imana ibimukijije muri bingahe? Muri byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero
abantu mwebwe mumanze mushaka ukiza amakuba, mumanze mushaka ukiza ibyago, n'ubundi ntibizabura kuza. Bibiliya iravuze ngo ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Nigeze kumva ubuhanuzi, umuntu w'Imana witwa Yesaya yahanuriye Kuro, aramuga ngo umva Kuro we nawe umva mwene data, nubwo utigeze kumenya Imana by'ukuri, ariko ijambo ry'Imana rivuganye nawe muri iki gitondo, riravuze ngo Imana izakugenda imbere. Ahantu ubona hataringaniye izaharinganiza, aho ubonaho ibyago, aho ubonaho amakuba, aho ubona bimeze nabi, ndetse ubona hari n'ibihindigizo utarenga, Uwiteka avuganye nawe muri iki gitondo, aravuze ngo azabicamo kabiri. Umva nkuhanurire yewe muntu nkurikiye, si kubw'imbaraga zawe, si kubw'amaboko yawe, ahubwo Uwiteka, umusozi ubona utakuva imbere, Uwiteka avuganye nawe ngo umwiringire gusa, umwizere gusa, umwubahe, umwumvire, azagukiza muri byose, azabana nawe, nishaka izaba inzu y'imbohe. Nubwo mwatinya amakuba, reka mbibabwire, nubwo mwatinya ibyago, ariko byanze bikunze iyi si turimo igizwe n'ibyago, amakuba. Uwanditse ijambo ry'Imana yavuze ngo mbese muri ibyo byose ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Aravuga ngo ntacyo nikikabeho. Ndetse n'inzara avuga ati oya, kuko tubonye neza ko inzara nubwo yaza ari amakuba, inzara nubwo yaza ari ibyago, Uwiteka dukiza muri byose. Aravuga ngo ni ugupfusha. Aravuga ngo wapi, ni ukwambara ubusa, wapi, ni ukwicwa n'inzara. Reka mbabwire, buriya akenshi njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo umuntu iyo amaze kwinjira muri Kristo Yesu, icyo akora yuzura muri rya jambo wavuze, ntaba ariho ahubwo aba ari Kristo uri muri we. Ikizakubwira ko umuntu atari muri Kristo Yesu ni ugushaka kuzukana Kristo, ugashaka kubaho kandi warapfanye nawe, hazuka Kristo. Sibyo? Ugashaka kubaho nkawe aho kugira ngo habeho Kristo muri wowe. Ikintu abakiranutsi barusha abantu bo mu isi ni amakuru ava mu ijuru. Nta muntu w'Imana, reka mbisubiremo bivugiye kuri kamera mwese mu byumve, nta muntu w'Imana wakwinjira mu rugamba rw'amakuba ngo yinjire mu rugamba rw'ibyago adafite amakuru. Nicyo kintu cya mbere Imana ikora. Icya kabiri, buriya imbaraga z'abakiranutsi, narabivuze nzahora mbisubiramo, nizishingiye mu hazaza ejo, kuko twebwe iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza wacu ko azaba. Ahubwo imbaraga z'abakiranutsi zishingiye mu makuba n'ibyago Imana yamukijije ahabanjije. Imana ishimwe cyane. Kuba Imana yatugiriye neza amasenge ni ikimenyetso cyerekana ko nibizaza. Kandi nakoze ubushakashatsi, burya umuntu akira hashize kuruta uyu munsi. Umuntu akira mu bukire busanzwe bwo mu isi, ahashize niho wari umukire kuruta uyu munsi. Abantu benshi ntabwo babizi. Kapata urugero rwa hafi, ndagiye kubashushanyiriza kandi muraza kumva ukuri ndi kuvuga. Uyu munsi si n'abadayimoni n'abambari bayo bereka umwana w'umuntu ko ari bwo ameze neza igihe yamaze ngo kubaka inzu, yamaze kugura imodoka. Ariko imbaraga zahashize ukodesha wifitiye udufaranga kuri konti zikomeye kuruta uyu munsi. Ushobora kuba ufite ibyo ngibyo nta n'igiceri cy'ijana ugize gute ufite. Ejo ibyo nabyo birashoboka. umuntu umwe yaje kunganyira, ndavuga ni niko bigenda. Kera twari dukize kuruta uyu munsi. Kumva yaraje ambwira ati Mana biranze, nise byanze gute ko abantu bose tukwifuza. Turi kwifuza ibyo bintu uri gutama amarira ko ngende kubiririra. Aho ati ubonye nge nabaye nari mfite nk'inzu. Uri kumva we ari kurira ko ufite inzu, noneho nge ndiko ati naye yabaye nari mfite inzu. Sibyo turi kuganira. Yaranganyiye ndabaza se ubundi bimeze bite. Ahambwa ati kera nyikodesha nibwo nari ndyoshye kuruta uyu munsi. Ubu hari n'uwahita nyumva kuko ari umusivira atumva ilogike y'umwuka we, aturi igicucu. Ariko reka mbabwire, yarambwiye amafaranga atanga y'ibishingwe, ambwira amafaranga atanga y'umutekano, ambwira amafaranga atanga y'umuriro, ambwira amafaranga atanga y'amazi, amafaranga y'imisoro y'inzu. Sibyo? Byose arakusanya. Ndavuga ati aha ko numva ko numva uremerewe,
n'umusoro w'iyo nzu yes tuye mugomba kuyisorera gutinda bakayiteza ibyamunara n'ipingu uri none ibyo bintu byo kugira crise n'ubyemere ntago ushobora kugira crise ukodesha ukayivamo ukajya mu yamake ariko wowe ariko ari yawe ntabwo wajya kubwira leta ngo wabona ngo sinzasora ngo crise ngo ku kwezi ntabwo nzasora kugenda bisabuka gake ushiduka guteye ipingu niyo bayishyize ku isoko yes noneho bya bindi bya rego ntabwo bashobora kubyumva ariko abanyamwuka bashobora kubyumva uzi ko ukoze ubushakashatsi abashomeri bashobora kuba baranuka ariko mumbabare muze kunuka ariko mukora ubushakashatsi abashomeri bashobora kuba baryohewe kurusha abafite akazi babitekerezeho mumanze mu mbere yuko munuka no kumva ko nta bwenge ngira ndabizi ko ku maso yanyu ntabwo ngira ariko mu ntekerezo zanjye mfite impamvu mbivuze uzi ko abashomeri bashobora kuryoherwa n'ubuzima kurusha abantu bafite akazi kuko iyo ukoze ubushakashatsi umuntu 2014 wari uri mu kazi bamuhemba 200,000 nyir'ubwite umukoresha we ntigeze yongezeho n'igice cy'ijana tugeze 2026 kandi uko bwije nuko buke amaso yaba hanze ukora sijyo umushomeri yakusabye amafaranga kuko uzi ko nta ayakura uramuhereza ariko wowe ni buri hari abantu Imana ugomba kumuha ugaha igihugu ugatanga umuryango ugatunga umuryango ukishyura buruse byose ugasubira no ku ishuri ngo batazakwiruka amashuri atagwiriye reka dusoze ikiganiro icyo nzi nuko nahanuriye babwira yuko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ntabwo ari iby'umunyabyaha ariko Uwiteka Dawidi yaranditse avanga abanyabyaha barashisha bakamera neza bakamera nk'ibiti by'inganzamarumbu niyo wumva we benshi bakuvuga ati tuhunze gusenga kugira ngo tutageragezwa ngo barashisha ngo ariko bameze nk'uburabyo buraba mu gitondo ndetse n'ibyo baruhira biribwa Imana ishimwe cyane dushimiye abantu bose bari badukurikiye amakuba byo azaza n'ibyago bizaza kandi ikibizana nuko byamenye imari ibitse muri wowe biba bishaka kuyikura muri wowe ariko abantu batunze amamodoka numvise bavuga ngo hari ubwishingizi bwishingira ikinyabiziga kuri byose yego abyumvishe cyahirima cyagonga uragenda bakaguhereza gishobora no guhirima gishaje ukagenda bakaguhereza abantu bari muri ubwo bwishingizi bw'ikimodoka kimutesheje umutwe areba ukuntu gishyuha kigacumba akajya kwizanira ni ukuvuga ngo rero abari muri Kristo Yesu nabo bafite ubwishingizi bwa burundu ibyago byo bizaza amakuba azaza ariko ntibakwiriye kuyatinya kuko ubwishingizi bwabo ni ubwa burundu ni ubwa byose niyo mpamvu Uwiteka azajya bakiza muri bingahe muri byose urumva hari ukuza ari byinshi ariko Yesu akabakiza muri byose hari byinshi na byose ubundi aho niho nakubwiye ngo niho hazingiye byose bivuga Imana byinshi bikavuga Satani noneho uhitamo ushyiramo ese n'ibihwanye n'ibiruta ushyiramo byinshi na byose ukamenya ngo ikiruta ikindi kirakimera no guhitamo bagendere kuri ibyo muhitiremo byinshi cyangwa byose Imana ibahe umugisha abantu bose bari badukurikiye na Robert utuganirije ijambo ry'Imana ryiza ririmo imbaraga turamushimiye ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubana natwe twifuza kuzahurira namwe muri urya mugabane cyangwa kuri cya gitaramo kuri urya munsi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen.